Ese wibaza impamvu umuntu ashobora gutangira umwaka ari umukene akarangira ari umukire? Ese wigeze kwibaza impamvu ushobora gutangira umwaka nta mafaranga ufite ariko undi mwaka ugasoza ufite amafaranga? Abantu benshi iyo bagiye gutangira umwaka usanga hari ibibazo bagenda bibaza, bakabiha n'intego zigiye zitandukanye bavuga ati uyu mwaka nshobora kuzagera kuri ibi cyangwa se nzaba mfite amafaranga angana uku. Ese wibaza ibibazo bigiye bitandukanye by'ibi ngibi? Kanaka yageze kuri ibi nanjye mwahura mwaka nshobora kuzaba narabigeze. Muri uyu mwaka nshobora kuzakora ibi n'ibi. Hari impamvu rero hari abantu bagira icyo bakora bikarangira umwaka ubagendekeye neza. Cyakora hariho n'abandi bagira icyo badakora ugasanga uko umwaka watangiye nta niko bawusoje nanone ariko umeze, umwe ugataha n'undi ugataha. Niba warigeze kwibaza ibibazo nk'ibi rero nicyo gihe kugira ngo tubashe kuba twabiganiraho umenye icyo kuba wakora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Uyu munsi turi mu kwezi kwa kabiri, ushobora kugira ibyo uhindura. Amezi aracyari bugufi, niho umwaka dusa nkaho tukiwutangira, ntabwo wegera ryarenga. Ushobora gukora nawe guhindura ubuzima. Impamvu rero hariho abantu barangiza umwaka bavuga bati uyu mwaka warampiriye, uyu mwaka wamfiriye ubusa. Rero uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ntugomba kugupfira ubusa, ugomba kwiha intego zo kuba wakora. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ushobora kuba wakora cyangwa se wagerageza, byibuze ushobora kutagera kure, cyakora hakaba harimo bimwe bishobora kuba byakugirira akamaro. Ibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Nguhaye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri The Impact TV, ni karibu mu muryango mugari. Kandi subscribe ufungure inzogera kugira tuzagira video nimwe gucika iturutse hano. So nguhaye ikaze rero. Ikintu cya mbere tugiye kuba twaheraho, abantu benshi bakunda kwibeshyaho iyo batangiye umwaka bafite intego, ariko izo ntego ntabwo babasha kuba bazigeraho cyangwa se ngo babashe kuba bazitsinda. Muri bake bashoboka rero nibo bashobora kuba batsinda bakagera kuri success ku byo bifuzaga, ariko nawe muri aba ngaba ushobora kuba urimo. Uko uyu mwaka watangiye, niba uriya mwaka warakugendekeye nabi 2025, uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ukakugendekera neza. Ibi si amagambo gusa rero ndatanga, ndagenda mbahereza n'ingero y'ibintu ushobora kuba wakora bishobora kuba byakubyarira inyungu, nawe ubashe kuba wakwiteza imbere. Niba ushaka rero tangira muri uyu mwaka wa 2026 ufite intego, tangira wiyubaka, kandi izi nama ngiye kuba nakubwira nuzikurikiza uzanshimira nyuma. Reka turebere hamwe icya mbere. Tegura ubuzima bwawe mu nyandiko. Byibuze shaka ibintu nka bingahe ushobora kuba wakwandika uvuga ati bino bintu ko ari 3 cyangwa se ko ari 5, byanga bikunda uko byagenda kose ngomba kuzabigeraho. Iyi nyandiko uzayishire ahantu ushobora kuba uri kureba cyangwa se ahantu hagaragara uzaba uri bireba buri munsi, ku buryo niba uzabugiza amafaranga runaka araho wayabonye, uzibuke yuko ufite intego runaka ko hari icyo ugomba gukora. Icyo bivuze rero, ntukareke 2026 ngo gutware uko ibishaka, ahubwo uzayitware nk'uko we ushaka. Umuntu wanditse avuga ati muri 2026 ndashaka kuzagira akazi keza, amafaranga ahagije cyangwa se amahoro mu mutima. So biterwa n'icyo wowe ushaka. Iyo rero utabikoze, umwaka ugutwara nk'uko uwari we wese ushobora kuba wamutwara ugahera hahandi. Ahubwo wowe ukora ibintu mu nyandiko bishobora kuzagira aho uzajya ubona buri munsi. Icyo wakora rero, andika intego byibuza 3: ubukungu, ubuzima n'ubumenyi ushobora kuzageraho. Uzimanike aho ushobora kuba uri kureba buri munsi, ku buryo uzaja kubita amaso, ku buryo uzavuga ati byibuze kiriya kintu nakigezeho, cya nabona nagitangira, ariko nditegura kuba nagitangira. Icya kabiri rero tugiye kuba twarebera hamwe, tangira ikintu wari waratinye, utangire ugitinyuke. Utangire uvuga ati niba kiriya kintu nagikoze kikamfira ubusa, why not, kubera iki ntakongera kuba nagerageza. Ukuri rero kubabaza ibyaguteye gutinya 2025, niyo nibwo byaba byaragutindije, ushobora gukora muri uyu mwaka wa 2026 ukabigeraho, nawe ukagera ku ntego wifuze cyangwa se ku ntego zawe.
Izi mbuga nkoranyambaga uba ugomba kuzibyaza umusaruro, uba ugomba gutangira bizinesi ubwayo ikivugira, niyo yaba ari ntoya ariko igishoro gito gishobora kuba cyakugeza kure. Reka turebere hamwe igikurikira. Rero 2026 ugomba kugira intego ihagije, ugomba kugira byinshi ugomba kuba wakwitaho. Gatatu, reka kwitwaza ibi. Abantu bavuga bati hari muherutse kubona video zagiye zicicikana hirya no hino z'umukobwa wavuze ngo urubyiruko rurakennye. Ubwo ntabwo ari urwitwazo, ubwawe ushobora gukora ugatera imbere ukagera kure bitewe n'uko uba wakwihangira imirimo. Hari abantu benshi muzi bagiye bihangira imirimo bakishakira akazi batagendeye ngo bakana ko bafite akazi. Nta muntu ugatangira ukica mu mutwe wawe ati nta muntu umfasha, ukumva yuko ubushobozi bwawe hari umuntu ugomba kugufasha, atanagufasha nabwo ugasanga ubirakariyemo. Menya imbaraga zawe ufite mu maboko, menya uko ugomba kubyaza imbaraga zawe ubwonko bwawe bukoresha. Ariko kuri guhari rero hari abatekereza imbere muri ibi bihe byo ugatangira ukavuga ati umuntu ukoresha, hariho nk'abantu nagwa nk'urugero bakoresha social media ugasanga ufite telefone uri kuri TikTok umunsi wose, ugiye kuri YouTube kandi mu buryo bugaragara nta na kintu na kimwe urimo urakuramo, ahubwo nawe wagombye gushaka uburyo wibyazamo umusaruro. Kandi rero menya ikintu kimwe gishya ugomba gukora muri skills zawe ushobora kuba ufite. 2026 si wowe muntu, si umwaka wo kuba udafite icyerekezo n'iterambere. Shaka ibintu ufite skills ubyaze urugero. Ingero wenda ntabwo ushobora kuba wakoresha zoroshe. Hari ikintu cyateye mu rubyiruko, wenda ufite telefone, ufite internet ihagije, ushobora gukora marketing ukamamaza, ushobora kujya nawe kuri TikTok ukareba ukuntu abandi babikora, ugashakisha undi muntu akabikubwira ukuntu bigenda, ugashaka videos zibyigisha n'ukuntu washobora kubyaza amafaranga, ariko byibuze ukabona icyo kwigurira, ukabona ikintu wakwigurira ubwawe nawe kivuye mu maboko, ibintu byose utabiteze ababyeyi. Skills zimwe ishobora kuguhindurira ubuzima mu buryo utatekerezaga hagize ibyo wiga. Shaka perime, shaka provisoire nawe wige, cyangwa se ku tuntu nk'umukobwa wakwiga kujya gusuka n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ni byo ushobora kuba wakora muri uyu mwaka turimo. Menya abantu bashya baguteza imbere, cyangwa se abantu mushobora kuba mwagendana. Ibi ngibi mpora mbivuga buri munsi. Ni ingingo ya 5. Ukuri kuri ibyo rero, ibitekerezo by'abantu mugendana bishobora gutuma uguma aho uri, cyangwa se bakaguheza mu bukene bitewe n'ibitekerezo byabo biciriritse. Nk'urugero ntabwo niba ugendana n'abantu batavuga ibintu by'iterambere, bavuga ibintu bishobora kuba byagusubiza inyuma. Ibintu ushobora kuba wagendana nabo, shakisha abantu bafite icyerekezo bashobora kukugeza kure, kabone n'ubwo waba utangire ku kigero cy'ijana, ariko byibuze bafite ibitekerezo bizima. Bashobora kuba bafite ibitekerezo bizima ariko wowe nta mikoro bafite, ariko ibyo bitekerezo byabo ukabyubakiraho bikaba byaguteza imbere. Niba ugendana rero n'abagerageza, nawe umenye yuko iterambere ryawe ushobora kuzageraho. Niba ugendana n'abantu badashobora kugerageza, iterambere ryawe riracyari hasi. Ingingo ya 6 tugiye kuba twareberaho, tangira kuzigama na dukeya ubonye. Ikosa abantu benshi bakora, ugasanga amafaranga ubonye make ukumva yuko ntaco amaze. Nzazigama aya ngaya, nzazigama nabonye amafaranga menshi. Urugero ntabwo ushobora kuba ukorera 1000 buri cyumweru, wenda ni 5200 ku mwaka, bitangiye 52,000 ugiye urazigama 1000 mu cyumweru ni 52,000. Ubitangije igishoro byaba intsinzi ikomeye kandi byakugeza kure. Abantu benshi kandi ndabizi ko muri mwebwe mukurikirana izi video mwinshi mushobora kuba murafite. 7, ushobora kwita ku bubyutse cyangwa se ku bubyutse bw'ubuzima bwawe. Niba ugomba gukora cyane, ugomba no kugira kuruhuka. Nta nsinzi idafite ubuzima. Icyambere ubuzima, barakubwira ko ubuzima ari cyo gishoro cya mbere.
Niba ufite ubuzima rero menya ko aricyo gishoro ugomba kuba wakoresha. Icyo wakora muri uyu mwaka w'2026 ugomba kugabanya stress, ugomba kuruhuka. Turavuga amafaranga tukavuga ibikorwa ugomba kuba wakora, ariko ugomba kujyana free time byibuze ukaruhuka. Kuruhuka ni ibyo by'ingenzi, ugakora siporo niyo yaba iminota 15 ku munsi ibihagije, kuko nayo ibikenewe. Kandi siporo ituma umuntu atekereza neza ku rwego rwo hejuru. Iki ngingo ya 8 tugiye kuba twarebera hamwe ushobora gukora muri uyu mwaka wa 2026 nawe ugateza imbere, ukiteza imbere n'umuryango wawe ndetse ukaba wagera kure. Reka kureba ibidafite akamaro, ibintu bitagufitiye agaciro. Ugomba kuba wabigabanya ukareba ibintu ushobora kuba tangira bizinesi ifite igisobanuro, ifite igishoro gifatika. Byibuze ushobora guhera ku giceri c'100 ukagenda ukizigama ayo mafaranga make ubonye ukabasha kuba wayabyaza umusaruro. Hariho nk'abantu benshi bakunda gukoresha social media, TikTok, Instagram, Facebook. Ushobora kuba wazibyaza umusaruro nawe ukabona inyungu z'igihe kirekire. Twatangiye tuvuga ko ushobora kuba wakwamamaza, wakora marketing ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose bikabasha kuba byagufasha. Sinzi wenda niba mikrofone muri kunyumva neza, sinzi niba turi kujyanirana, ariko bikabasha kuba byagufasha. Ingingo ya 9 ushobora kuba wakora muri uyu mwaka, ibintu byose bitagira discipline. Menya yuko nta kintu wakwigezaho, nta kintu wakora udafite discipline. Discipline ni mu bintu bihatse ibintu byose. Discipline ni motivation ikora ibintu byinshi, igendana ukora ibyo byose twagiye tuvuga, bigendana no kuba n'imyitwarire yawe n'uburyo ubigenzamo. Wena nk'urugero naguha nk'umuntu ukora buri munsi, niyo yaba adafite morale, niba adaba adafite morale, ashobora kugera kure ariko bitewe na discipline akora. Ingingo ya 10 rero, shima intambwe umaze gutera cyangwa se shima ibyo umaze kugeraho. Byaba bike byaba byinshi ugomba kubishima. Ikibazo cy'abantu benshi rero ntibakunda gushima cyangwa se kunyurwa n'ibyo bafite. Ibyo badafite bakumva ariko bararikiye ibindi birenze, kandi ibyo bafite ntago biri kubanyura. Niba uri hano cyangwa se niba uri hano uzi kutanyurwa n'ibyo ufite, nabwo umenye ko ufite ikibazo gikomeye. Niba uri aho ugize aya mahirwe, ugomba gukora ibintu bigomba guhora utsinda ukagera ku ntsinzi irenze. Kandi muri duke wabonye, muri bike ufite, muri byinshi wabonye, ugomba kubishima. Uyu mwaka ugomba gushakisha ukuntu nawe ugomba kwiteza imbere. 2026 ushobora kuba umwaka mwiza wo kuba waguhindurira ubuzima bwawe, cyangwa se ugakubera page nsha y'urufunguzo kuba wabona wagera kuri byinshi. Nyuma rero ya byose ugomba kwibuka Imana, ukajya ukunda gusenga, kandi ugasenga Imana ikaba yabigufashamo ukagera kuri byinshi, ariko ukibagirwa ko Imana aho ngaho ugeze ariyo igutije ubwo buzima bwo kuba wagera kuri ibyo. Iyo ibintu byose birimo Imana, nayo igenda ibigufashamo. Kora cyane, shaka akazi, ihangira imirimo, ariko nanone ubisabe Imana. Hitamo ikintu kimwe muri ibi bintu 10 kizakugirira akamaro,
bikakugeza kure, hanyuma wiyubakire ejo hawe hazaza. So uyu munsi rero kadusubike iyi video hano, mwakoze cyane, ukande subscribe ufungure inzogera